ewe natangiye mvuga ngo nitwa Neti mwene Rugigana sindabeshyaho ibintu by'amanyanga yego ntabwo njya mbikunda kuko nanjye ni umuntu ambeshye birambabaza yego rero icyo nakubwira cyo kuri ntabwo nigeze ndokoka ngo mbumurokore yego wa wundi uzi gusenga uzi gutinda imbere y'Imana ngo bari cyo wenda Imana imurindira ngiye Imana indinda kubw'imbabazi zayo ariko nigeze mpabwa ubuhamya amene nahawe inzozi zinyereka ukuntu imperuka izaba yego nyine ndagira ngo abandusha gusenga mumbwire koko ibyo bintu hari n'agace kabyo kaba kari muri Bibiliya y'Imana aho byanditse ukuntu nkuko nabibonye ngiye kubwira uko nabibonye yego ngiye nagiye kubona mbona ikibaya kinini cyane kinini ariko mbona abantu bose twese twikusanyije abana bagora abantu bose ariko muri icyo kibaya hari hubatsemo kurashi agakurashi gutya binjizagamo abantu bakavuga ngo abantu binjira muri kurashi nabakijijwe nabagiye mu ijuru yego noneho nanjye nagiye mu babyigana ndabyigana mbona neza ngeze hafi y'irembo yego ngiye kwinjira kandi ubwo nakoresha imbaraga zanjye ngiye kwinjira abantu bose bavugira icyarimwe ngo Neti ntabwo yinjira ngo ntabwo ajyamo ngo ntabwo yinjira ngo ni gute se Neti yakwinjira yego mbona abantu bose baranshakurije uwo mugabo wari ku irembo niyo wavuze atumva ati mureka Neti yinjire yego ninjiye muri iyo kurashi mpindukira ndebaho ikivunge cy'abantu usize inyuma bari yego uwo mwanya nabonye abamarayika bamanuka kuri ya misozi ine nabonye yari ikikije cya kibaya abamarayika n'amababa yabo bamanutse mbareba baza bagwa kuri kanga kurashi mpita nkanguka uko niko nabibonye ariko nabonye njya mu ijuru ninjira ku nduru nyinshi ku ntambara nyinshi abantu bose bavuga ngo Neti ntabwo ajyamo yego umugabo wishyiraga abantu winjizaga abantu we wenyine yazatumva Neti ni mureke yinjira nibwo rero hasigaye niha morale nkavuga nubwo uko byasa kose ibyo nacamo byose ibyo nakora byose hari igihe wenda nzagera ku irembo ry'Imana nkemerwa kaninjira nibyo mba nizeye uko ni ukuri none se Aneti wabonye ugiye mu ijuru udapfuye ubona imperuka y'isi ntabwo nari narapfuye pe nari muzima ibyo bintu byarantunguye byaratunguranye nkuko wabyuka ukabona nk'igihe imvura ibiguye abantu birukanka bajya kwanura ibintu yego niko abantu bose nagiye kubona mbona bariruka bagana muri icyo kibaya narebaga ntabwo namenye icyabaye ariko nari wa wundi nari impari ntamva navuyemo nabonye ndi muzima rero niko nyine nahise ubwo kuva ubwo nahise nihagararaho ndavuga ngo icyonzi cyo uhita wizera ko azagaruka ukiri muzima reka noneho nkubwire uremera yuko aricyo cyatumye ugenda uca mu bikomeye mu mahwa mu mifatangwe ugahura n'impanuka abandi bagapfa wowe Imana ikakurinda ni ukuvuga ngo iyo Imana ikubwiye ikintu cyangwa ikubwiye ijambo iraririnda ikaririmbana n'uwo yaribwiye buriya ubu tuvugana nta muntu wapfa kukwica mu yandi magambo Theo yararirimbye aravuga ngo erega ntabwo uzapfa gupfa nubwo hari habifuza ko wapfa ikindi ntabwo uzakorwa n'isoni nkuko bamwe babitegereje refre y'iyo ndirimbo iravuga ngo urupfu ntabwo rwabuza abo rwica ikindi ntabwo urufitiye ideni igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza Aburahamu noneho wemeye yuko bishoboka ko umuntu ajya mu ijuru adapfuye noneho ikindi mpora mbivuga abantu bakabipinga wibaza yuko Yesu azaza abantu bose barapfuye ntiwabonye ikibaya cyuzuye abantu benshi si bari bazima se urakoze cyane Yesu azaza abantu bakiriho benshi bazajya mu ijuru badapfuye urumva nawe ko ushobora kuba uri mu banyamahirwe bo kuzajya mu ijuru urakoze cyane none urumva utagifite igihe cyo gushakisha ubuzima urumva utagifite igihe cyo kubona ubukire cyangwa ubutunzi kuko Bibiliya n'ubundi iravuga ngo abayubaha ingororano ibahemba ingororano zabo abantu bubaha Imana abantu bicisha bugufi ni ubukire icyubahiro n'ubugingo siko bimeze hari n'umukozi w'Imana wigeze kuza urabona jewe iyo nabonaga
nubwo nakunda gusenga cyane ariko iyo abashyitsi bazaga muri karitsiye iwacu ku rusengero rwo rwose nakiraga abashyitsi b'urwo rusengero nkakoresha amafaranga yanjye mfite ibyo ari byo byose nkakira abantu yego kugeza ubwo ninjiye no mu itorero ariko umukozi umwe w'Imana nyine waje ari umushyitsi yaturutse naho i Kigali numva sinari umuririmbyi sinari umudiyakoni ntacyo nari ndi icyo gihe naraje nicara mu rusengero nyine nk'umuntu waje kumva no kureba abashyitsi ariko yarampanuriye kandi ampanurira mu bintu bimwe wahoze umbwira yego arambwira ati Annette ntabwo uzasazira muri iriya nzu y'amatafari yawe yego aha tuzaba mu nzu nziza y'amatafari ahiye nzayibamo ku myaka 80 ko ndi muri za 40 yego ndavuga nti okay ubwo rero Imana ifiteho umugambi ntacyo nzaba sinzapfa gupfa ntayubahishije ibyo nibyo nizere ya niko bimeze rwose Imana iguha umugisha wizere uhagarare kuri icyo kintu wabonye cyangwa se iryo yerekwa wagize kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose udashidikanya yego kandi ukwizera ni nk'igiti cy'umwimerere cyera imbuto z'ibitangaza icya mbere gisoromwaho n'umuntu wihanganye kabiri gifumbirwa n'ibigeragezo ifumbire y'icyo giti cyitwa kwizera ni ibigeragezo kandi urabizi iyo igiti gifumbiwe cyane niba ari igihe kirekire cyangwa kikakira ifumbire ihagije kibasha kwera cyane mu yandi magambo iyo wageragejwe cyane kuko igiti cyitwa kwizera cyafumbiwe n'ibigeragezo kigera igihe cyo kwera yego warangiza ugasarura imbuto zacu rero byumvikana yuko hari ibintu byinshi Imana ikubikiye kuko iyo myaka yose uzamara kugeza Yesu agarutse gutwara itorero no kuvuga ngo uzaba ukozemo ibintu byinshi cyane uzaba warungutse byinshi yego wowe uhagarare mu kwizera uri umuntu udasanzwe kandi imbere yawe hari byinshi bikomeye kandi byiza kuko ntabwo uzapfa gupfa yego ndabona mugenzi wawe mwicaranye simbizi ko yabyumvise niki wabitubwiraho muntu w'Imana mushiki wanjye niki wabitubwiraho urabyumvise ibyo avuze wenda nubwo wari uri muri telefone ariko ibivugwa wabyumva nta kintu wabivugaho warenzaho kuri ibyo yego ndabizi ko wambwiye ko utabikunda ariko ihangane nyene nanjye buriya ubu buhamya buri bumfashe cyane ndumva nashaka kubika ubu buhamya ubu buhamya burakomeye uzi impamvu nahise ngira apeti yo kubufata nuko ndi umuntu yavuganye n'Imana ko ntazajya mu ijuru ndinze gupfa ngo banshingure ngo nyure mu rupfu njyewe nzagenda uko nyene uzi bimeze Eliya na Enoke bagiye uko nawe urifatanya n'abantu bahora babipinga iyo mbivuze yego umva nkubwire ikintu kikwemeza ko ibyo bintu bishoboka ijambo ry'Imana riravuga ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizamera no mu kuza k'umwana w'umuntu ngo kuko ab'icyo gihe n'ab'iki gihe bose ariko bari bameze ngo bararya baranywa bararongora bararongoza barashingiza barashingira ngo bageza kuri wa munsi no wayinjiriye mu bwato umwuzure uraza ubatwara bose ntibagira ikintu bamenya na kimwe yego bishatse kuvuga iki iryo jambo uzi icyo rishatse gusobanura riravuga ngo Yesu azaza mu kabare barimo Yesu azaza isoko ryaremye Yesu azaza ubukwe buri gukorwa mu yandi magambo ntabwo Yesu azaza abantu bose barapfuye barashize nawe ushobora kuba urimo mu bazajya mu ijuru badapfuye ariko ukaba utabizi wabyumvishije uremera ko bishoboka ni ukuri mvuze cyangwa ni ikinyoma urakoze cyane ko bunyemereye ko bishoboka yes harya wambwiye ko witwa ndi umugenzi wawe yitwa Annette kuki uri gutinya none se biragutwara iki ko utari mubi uri umugore mwiza umeze neza none uratinya iki ntabwo ishaka ntacyo Imana ishimwe ko wumvise ko bishoboka ko uzajya mu ijuru udapfuye nubwo wapfa ariko wumvise ko hari n'abandi babyemerewe bazajya mu ijuru badapfuye muri abo benshi uzi ko ushobora kuba urimo ubwo ugize aya mahirwe yo kumva ibintu ibyo ntibyagutera kwishima ukavuga apana gutinya videwo
ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abandi imirimo Uwiteka yakoze. Urumva none ijambo ry'Imana utarizi? Nawe ntiwavuga ngo ntabwo nzapfa nzarama, nitwa runaka ntabwo nzapfa nzarama. Witwa nde? Witwa nshaka gutwara izina ryawe ntazongera kukwibagirwa. Nashimye kuba mbafite muri telefone yanjye nibwo ntazabibagirwa. Nabikoze rwose. Ninkwibagirwa amazina nzahita ndeba iyi video. Ihangane rwose nyine ubwo Imana imbabarire nawe umbabarire. Njyewe nitwa Revera Pasiteri Buhungu Abeli. Wowe witwa nde? Kabatesi Esperance. Yes, ubu ntabwo nzakwibagirwa. Nese ubu nakwibagirwa ngufite ahangaha muri iyi video. Buriya nashatse ko ntazakwibagirwa inshuti yanjye, ntabwo nzakwibagirwa rwose. Nande na Annette rwose ubu abantu babiri SP Annette ntabwo nzabibagirwa kubera ko ndabafite. Okay, reka mbashimire rero, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha ku buhamya muduhaye. Murakoze.